twazengurutse ishyamba ryose ugeze Imana tukugezeho kweki usujyamye ahangaha umuntu we ngo mbona gutya nka hariho nibera aranyerukana ndagenda ndarambunga ijoro ryose kuki se utashatse basi umuntu wagucumbikira kugira ngo uhitemo kuzana mu ishyamba ko ndeba nanjye ubwanjye hane ubwoba ndarambunga imihanda nuko mura n'abasore batatu nanone nibo baje kumbwira bati sister kuri kugenda ijoro mbabwira ikibazo cyanjye aho hari ryari hari mu masaa 7 z'ijoro kuko yasanze ndyamye uko kuza nera hejuru nyine aransohora yego aho batipe vuze huye na mwahuye umuntu ejo umusibejo cyari twahuye umusibejo kwa kane nuko ubwo nyine barambwira ati ngwino tugucumbikira ndagenda nabo nari nzi nyine kari abantu wari wabonye icyo kurya se pazi cyane cyahe barambwiye ngwino tugucumbikire ndagenda bama icyo kurya ndabarama ndaryama bigeze nko mu masaa 8 z'ijoro numva nje naraye ntasinze mfite ubwo mvuga ati ahantu ndaye muri abasore nshobora kuryama nkashiduka n'ubuzima bwanjye nyine bamfashe no ku ngufu nyine ibintu nk'ibyo ushobora nanjye ntabwo nakugwanya 5 nese waretse nkago turakizwa na leta waretse nkago mereza mani 5k ntabwo wagurukanga utayama mereza mani nta kare so nkumeneye telefone wacu iguraho niyo nyigura ibi ntibitandukanye ubu turamutse njye naragufashira code mani kumbwira ngo uramvana mu rugo mani ngo mibiciro nese uranzana mu bwo nkabura nese nashaka gukora wabikoze wowe ibihe udushaka gukora nambaraga ndushura bizi kandi urayibona kandi sinagwana nawe sivyo ufite ibintu wanyoye ko yakongoza je ntago je imbaraga mfite za kizuye wewe wazanza nizo kabiri ntago mfite imbaraga zo guhangana nawe nabwate umuntu igaho chicken ntaganza nizo rero ako ine byo nubwo urifite mu kinago wari nkubita niguze uko ariko neze bike ya kibiri mani ikibazo ni iki meresi ibicwa byanje mani byo tuza byo turabikwishurira ariko ureke umwana tumuvane hariya nanjye nago wagwana nanjye nago twahangana sivyo ubu nagufashe mani nago waci ibice byawe nabibonye kare ngiwe nago wari nkubise kugiye uri nkubise najya kwivuza nawe ahubwo se izi direde ndazihambuza mwana twakivuza ndazihambuza amenyo mani twakivuza twese giwe nago wari neza umwana bitese utuyano hafi ahantu bambwiye hajyamye umuntu mu ishyamba hano hafi nahagana hajyamye hararuguru hajyamye hararuguru okay urakoze cyane mugiye gusenga kameramama hararuguru tugenda bakunzi ba Kigali 250 ibintu byacu nago habyoroshe nta mwanya wo kurondera umwanya nta kuwasuhuza nta intro nta biki kuko ibintu tugiyemo n'ibintu nko mbona inzaza baye byiri kameramama tunyure mu yepfo bakunzi ba Kigali 250 mukomeze mugendane natwe twihute gendane natwe ubu ni kazi kacu katurushe ka buri munsi bishoboka tuzafasha abantu natwe ubona ko dukwiye gufashwa n'abazadufashe kamubwire ngo uri muri Amerika mu Burundi n'ahandi hose Imana ikomeze kuzigame Imana ikomeze guhezagira Imana ikomeze hezagire imirimo yawe ya buri munsi iri shambe impamvu tuginjiyemo ndakeka muko muri baza ngo niyihe mpamvu twege baduhaye amakuru atubwira ati hari umwana w'umukobwa tuyibonye ajyamye mu ishyamba baraba mama bavuye gusenya ntituzi ikibazo afite kandi yambaye neza asa neza akajya mu ishyamba twambwira ati byo gutahe ngaratubwira ati ntago mfi n'ahantu se kugenda ntago bikunda izo mpamvu nyambajije uriya mwana ramaza ati umuntu ujyanye mu ishyamba hano hafi aramwe ngo ni hari haruguru ubwo n'umwana nawe usanga yamubonye ubwo rero nicyo kituzanye ngaho tuziye turebe uwo mwana turebe ikibazo afise twe turabara tubwiye twumva ko tutakicara ngo duhumeke kandi turabanyamakuru iki nacyo turi ijisho rya rubande rega kamerama bambwiye ngo hararuguru ubwo sindamenya ari he akamvirope mfite muri baza ngo harimo iki ariko kumva umuntu ngajyanye mu ishyamba afite ikibazo runaka navuze ati waba n'umuneke umwe cyangwa se ikaba nirindazi rimwe ariko umuntu akaba yarifashisha umuntu afite ikibazo runaka nkubwira ngo wowe ubayeho ku isi uzi ko byanga byakunda no musi umeze neza ejo wamera nabi kandi niba no musi umeze nabi ejo wamera neza nimero yanjye ni yayindi iri muri screen komeza umvugishe ni 0785468853 0785468853 iri no kuri WhatsApp twavugana mu buryo bumwe cyangwa ubundi amakazi nanjye nagukorera ibyo ushaka ngukorera kamerama hano bambwiye rero kubona zino nzira turagendamo kugeza ryari bakunzi ba Kigali 250 komeze mugendane natwe mwana w'umukobwa arababaje mu ishyamba ngiri nanjye ndi umuntu w'umugabo ntashobora kuba naryamamo sinzi ariko
ariko nyine nta kundi byagenda tugomba gukora ibishoboka gukora tugomba kwa ijisho rya rubanda ndabona inzira ageze inkamanye hano n'imbwa zirahava zitujya ntabwo biba byoroshye cyane ibintu twimeje ntabwo tuzabishora ariko nanone kubera Imana tugomba kubikora kugira ngo tubeho tugomba kubikora kugira ngo bene wacu babeho bagenzi bacu imiryango yacu ibeho komeze mugenane natwe rero no kugwa birimo kandi amagende kubona rero turamukura he kujya gushaka umuntu na telefone afise ngo uramuhamagara nta location runaka uzi ngo uramusangamo kamera tugende turashakira ahantu hose paka tumubonye baye ngombwa turakuraho na kamera tumushakishe na kamera iriho konza Agiye 250 ntabwo biba byoroshe gusa nyene ku Imana yaraguhaye ifasha abandi kintu nacyo uze wishimira ubuzima baye ngo ariko bwose niba ubayeho niba ujya rimwe ku munsi bishimira ko Imana yabisinye niba ujya gatatu ku munsi nabwo njya kwigira rimwe bagakwiye kurifashisha undi muntu akajya kabiri nawe akajya rimwe nawe akajya kabiri kugira ngo ujye gatatu ku munsi twagenze twarusha ahantu bambwiye umwana w'umukobwa ngari hano hepfo ndi kubona hari amazu se barimo kubona ikintu cy'umweru hariya ako Imana ifashe sange ariwe kandi kumva nananiwe musa kamera ufite mu ntoki kumva witana kameramandi ubusuriya kunze bakigenda ufite ndabona bonye umuntu uryamye hariya gendane natwe turebe shane bona kuri kw'Imana kamerama niwe no kuri kw'Imana enalaye labana ajyamye abakunzi bacu ibintu turifata nk'iki umwana yambaye neza yambaye imyeru nguyu kahise batubwiye ufite n'akamverope ku ruhande kamerama hegera tumuvugishe twumve niba abasha kuvuga usa n'ikihe kibazo sister meze bite amakuru yawe wakwanga kubyuka gakeya urarwaye urarwaye ndaho gutya nyine magasama rwanda muragenzwa n'iki so twe turi abanyamakuru haduye n'umubyeyi uvuye gusenya aratubwira ati hari umwana w'umukobwa abanyajyamye mu ishyamba ngamubwira gatari ngamubwira ngo ntibikunda turavuga ati ntabwo twakicara ibyo bintu twamaze kubyumva kuri umwana twaba tubaye abagome noneho dore turi n'abanyamakuru ndabwira kameramani ati shaho kamera tugere dushakisha uwo mwana turebe tumaze ikibazo afise twazengutse ishyamba ryose ugize Imana tukugezeho kuko icyo ujya myanga umuntu we ngubu mbona gutya ni nkaho hariho nibera uba mu ishyamba kusa neza se ahubwo nta mesi ntago usa neza nako nibera hano muri akamverope afisemo n'imyenda kumeze nk'utuye se nk'umu wajya ngo niho yego nihomba uba ngaha yego nyine konza Agiye nose ndabona usa neza wambaye neza ufite n'agasuku uhawe igihe kingana gute byanje ni birebire byanje ni birebire byagenze gute wa muntu wese ubwo nyine je mbayeho nk'imfubyi twavutse turi abana babiri n'agasaza kanje nuko ubwo nyine ababyeyi baradusize barabasize bagiye he papa muri Amerika mama muri Sudani nyuma zo hitamo kuza kuba mu ishyamba nta famille mufise baje kudusiga turi aho ngaho turi babiri tumaje gukora amasaza wanjye bagiye mu bintu nyine byo kunywa amayoga ibintu byo kunywa nyine imogi biri aho ngaho anywa amayoga n'amamogi yego mwabanaga na musaza muri babiri twabanaga turi babiri ubwo rero arangije ejo bundi aha ngaha abaraje yasinze araza arantoteza ibintu byinshi arambwira ati ikintu nshaka ni kimwe ndashaka noneho ko tugurisha ino mitungo mu rugo badusigiye ibintu byo mu nzu n'amasambu yego yego tubigurisha nyine ubwo sinzi ibintu ngo yendaga kujyamo ngo by'imiziki nyine ngarutse nyuma yari umuntu aza kandi akazanywera amata n'iki n'ibiki yego yasinze akantoteza cyane yakutoteza se nka gute yaragutuka yaranukaga nyine akaza nuka ibitutsi byinshi ngakazi n'ibindi ntabasha kuvuga gusubiramo mbese
muravukana ku babyeyi bose turabivukana ku babyeyi bose nuko nyine ubwo ngubwo naje kureba ukuntu ajya mu nzoga kandi n'agakunga abamo mbona ari nk'abantu bari kumwongoza nyine bamushuka yego kugira ngo wenda tube twagurisha iyo mitungo abijyane mu mayoga n'ibimogi yabagamo n'ibindi nk'ibyo bico mibi. Icyo nshaka kumenya impamvu wahisemo kuza muri ino jambo byagenze gute? Ubwo nyine yaraje icyo gihe ntabwo twemeranyije kuba twagurisha iyo mitungo yo mu rugo kuko narabyanze majije kubyanga yaje kugendanywa amayoga nywa amatabi nyine ibintu nk'ibyo araza arantoteza arankubita afata utwenda twanjye aka kamvirope ubona arundamo utuntu abajugunya hanze nyine gutyo aranyerukana ndagenda ndarambunga ijoro ryose. Kuki se utashatse basi umuntu wagucumbikira kugira ngo uhitemo kuza hano mu ishyamba ko ndeba nanjye ubwanjye hane ubwoba? Oya wihangana wirira cameraman ibintu ntabwo yabyoroshye kabisa. Ubwo nyine yaranyirukanye wirira nyine ihangane ibintu byose ndarambunga imihanda nuko mura n'abasore batatu nanone nibo baje kumbwira bati sister kuri kugenda ijoro mbabwira ikibazo cyanjye. Aho hari ryari? Hari mu masaa 7 z'ijoro kuko yasanze ndyamye uko kuza nera hejuru nyine aransohora. Yego aho batipe uvuze huye na mwahuye umuntu ejo umusibejo cyari? Twahuye umusibejo kwa kane nuko ubwo nyine barambwira ati ngwino tugucumbikire ndagenda nabo nari nzi nyine kari abantu. Wari wabonye icyo kurya se pazi cyane? Cyahe barambwiye ngwino tugucumbikire ndagenda bama icyo kurya baramaho ndaryama bigeze nko mu masaa 8 z'ijoro numva njye naraye ntasinze mfite ubwo mvuga ati ahantu ndaye muri abasore nshobora kuryama nkashiduka n'ubuzima bwanjye nyine bamfashe no ku ngufu nyine ibintu nk'ibyo ndaryama ndara nyine nanjye ntabwo nasinze umutima ni wari uri hamwe njya kumva nka saa 8 z'ijoro baraje batangiye gusunika urugi nyine buhoro ariko njye mbumva ndakomeza ndaryama kugira ngo numve icyo bagamije. Umwe aratangira araje atangira gukorakora ku mabere undi mu misatsi nibwo nahise nshiduka ndavuga ati muri mu biki baba batangiye kuntota badabyotse nyine turagundagurana bashaka kumfata ku ngufu nuko nyine wavuye gute se warashitse gute? Naje nyine sinzi ukuntu nyine naje kubarwanya ndasohoka mpita nkubita icyugi mfata akamvirope kanjye twagasize muri salo nkinga urugi rwo kwirembo vuba mpita nsunika icyugi nsohoka nirukanka umutima utari hamwe nza gutyo. Abaturanyi babo bahungu ntabwo nta kintu bigeze babikoraho canke bwari bwije cyane ntibashije? Oya bwari bwije cyane nta muntu wabyumvishe byari ijoro nyine naragiye ndagenda nyine ndarambunga imihanda. None se ikintu je ntari kumenya nese hano mu ishyamba kumva ntabwo bufise ubwoba inzoka n'ibiti yo mu mashyamba yaba cyazaga kikanamfata kuko njye numva ubuzima narabuhaze. Cyaje gufata kikakujya rwose pe ubu negereza urwankuraho. Ubu se ufite imyaka ningahe? Ubu ngubu ndeba mfite imyaka 18. Inayira konze bakigaye tufite ibintu yarababaje cyane. Hano hantu uhamaze igihe kingana gute? Ahangaha hamaze iminsi 5 nirarira ahangaha. Ako ntabwo hirirwa? Ndahirirwa nkaharara nuko mbayeho ubusanze ndyamye nuko mbayeho nta muntu muturyo nta kinzarenda kunyica. Maze iminsi 5 utajya? Yego ntagira aho ndyama nirirwa hano nkarara hano inzara yaranyishe. Abakecuru bambwira ko nyanga ko bambwiye ngo bari bakuzaniye tujya. Babeshye pe uretse ubwo nyine nka kwa kundi babaco bakabona umuntu aryamye gutya bakamwibaza iki n'iki ako nta muntu wigeze unyegera nyine ngambaza. Kunze bacu jewe rero mbere yo kumva ko uri mu ishyamba rya mwishamba navuze ati nta kuntu twogenda nko kumboko nubwo nta kintu nako dufise natwe ariko nubwo waho umuneke umwe ufise ikintu wagufasha akamvirope kanye umuneke ufata. Urakoze ukabyara urakoze pe urakoze. Umuneke umwe banze uje basi umve ko wagaho akabara. Urakoze.
ntabwo biba byoroshye gusa wihangane. Oya urakoze cyane wowe ukabaho we. Numvaga rwose uno munsi bwo ntararamuka. Oya wihangane bakunzi bacu ntabwo biba byoroshye. Wihangane uno munsi urabaho nabe ejo ukabaho neza. Kina cyo cyari muto kandi byanga byakora imagenda neza. Uwo musaza wawe ubuse nk'ungu nkana mwire jambo wambwira kano kanya tuki hagati mu kiganiro. Banza cy'umuneke kwanza banza cy'umuneke banza ukabaraga tuza kuvugana kamera mabi ntabwo biba byoroshye pe ntabwo biba byoroshye. Kuri umwana w'umukobwa imyaka 10 afashe umwanzuro wo kuza kujyama mu ishyamba ibintu byananiranye. Bacama ibaze nk'abantu mwino misi fata umwana nk'uyu abantu batatu bakifuza kumufata ku nguvu bakamufashije mu gihe abona kari mu kibazo. Kwanza kiga tufite nako byoroshe twebwe rero tubwira abantu ko umwana ajyanye nanga atavuga ati nta kindi twakora usibye kuba twagenda tukakumureba. Kuba nazanye umuneke wenda nubwo bushobozi nabashije kubona ako kanya bitunguranye wabasha kumuhembura ariko pe nk'umuntu uba hano hafi yabona yamubonera ahantu ho kujyama atubwire kabisa duhamagare agende kabisa amujyamike basa mu 10 nibwo y'iminsi 3 umuntu abutuye hano hafi kabisa muri Gikondo aduhamagare kabisa umwana basabona ahantu arari nojoro tore nanjye ndi umusore wo muri Chamburete n'ahantu namucyana gusa wihangana ariko ibintu byose Imana izabikora. Wa muntu we naho Imana witwa ngukize Isimbi Teta Diane. Isimbi Teta Diane. Ababyeyi banyu se bagiye basize mu rugo ufite imyaka ingahe? Bansize mfite imyaka 12 kugeza na n'ubu ngubu twari tukirwana ubuzima no gutyo. Umwe kumwe no musaza wawe ko kumwe na musaza wanjye. Ko numva nawe ubuzima. Akimara kugera muri myaka 17 yaje kugendera mu gakungu kabandi basore bonaho hanze. Baramushuse bivanye n'ubudanawe abavuye no mu ishuri nyine gutyo. Hari umuvandimwe wamufashaga nyine akamurihirira gutyo. Yego. So mu kujya mwabona ko kujya mwabaho mu buzima. Warahiga nawo gahiga ce ari amafamiye yabafasha. Urabona nyine bamunuwe twabayeho kubw'abantu nk'umuntu yarazaga nyine tukamubwira uko tubayeho ugasanga tuzaniye wenda nk'ibiro 5 by'umuceri ejo tubonye undi mugira neza gutyo nuko twabayeho. Yego hama ko ndiba ufite ibisuko mu mutwe kandi ibisuko birazinje birahenze kugira ngo bashe kubabona amafaranga gusuka byagenze gute n'umuntu wagufashije n'umuntu wagusuzitse kuntu byagenze gute usa neza kabisa wambaye neza ufite agasuko keza ari umuntu yakekera neza mpamvu akeje wenda usaba n'icumbi cyangwa se uvuga ngo ndashonje kandi nta muntu upfa kubyumva burya no mudukurikirana ntimuzabone ngo nambaye uku canke se ngo cameraman yambaye kuri cyangwa se ngo ni umuntu yambaye kuri ko umuntu agaragara neza asa neza yambaye neza ashobora kuba ameze uko nguko yatiye cyangwa se agafite rikamo akaba afite isuku rwo agafura buri munsi agenda gushira umuntu azabwira ati mbabarira igihumbi cyo kujya ukimwe ibintu kubona ngasa neza cyangwa se ngo yambaye neza akigusabye gikeneye nivyo byakubayeho ndabizi ko wagenda ugasaba icumbo umuntu cyese ukamugata ndashonje n'ikintu cyo kujya yakureba akabona uburyo umeze mu mutwe n'uburyo wambaye ntago batekereza ko icyo kibazo gifise byagenze gute kugira ngo wende wabone gusuku gukora ku mutwe numugira neza yego numugira neza uvuze ngo warufitiye urugikundiro mu bantu bagufasha abantu barankundaga bakambona isi wa mwana we kugenda gutya tubona usa nk'ufite agahinda nyine wabaye mu buzima bubi nkabasobanurira ubwo nahuye n'umugira neza nyine mfite imisatsi ukuntu nyine y'utujwire yego ararandi baravuga ati wari umukobwa mwiza nyine nuko bigenda ihangane mu buzima bibaho atari ikintu ngiye kugufasha ivyo nako babikoreye ukibana n'umusaza wawe yego nari nyibana na musaza wanjye yego ubwo ati ngwino bitewe n'ukuntu nkubona bifite n'umutima mwiza ngwino mushyirireho agasuko kandi ukomeze wihangane byose n'Imana igihe kizagera nawe wumve ko umuntu we nukitera icyizere oya no ngo ntubitera icyizere wumve ko n'ubundi uri umuntu imyaka ufise n'imikeya kandi ikindi nacyo wumve ngo icyo udashoboye abantu bo baragishoboye sivyo icyo utishoboje mugenzi wawe wagishoboye ari umuntu ufite umutima w'urukundo umuntu ufite umutima wa kimuntu icyo wowe udashoboye yakigushoboza ntuze wumve ko wenda ngo abavyeyi baragusize ngo bayeho nabi wihebure kusa no kwihebura wame uzi ko byanga byakunda Imana iri buze gukorera mu muntu runaka akaba yagira ikintu akora ku buzima bw'iwawe bugasubira ku murongo cyangwa se ukaba bwagenda uko ubyifuza ko bugenda ukumva se batangiye gutora akabaraga aho urakoze nyakubyara urakoze ndakubwira ati numvaga ntari buramuke turamuke tutanajyamye
kuryama ndaryama ndakubwa ntari negereje urunkura ariko wenda ubwo muje ndamwagira icyo mumfasha sibyo mwagira icyo mumfasha gusa nubwo twe nta kintu twagufasha ariko bino bintu tuba dukoze binyura mu maso y'abantu benshi hari umuntu ashobora kuba atuye hano hafi akamagara akavuga ati umwana kabisa ndafise ahantu yaba canke se mesuku hari umuntu ashobora kubona atari hano hafi wenda ari muri Amerika cyangwa se hano avuga ati umwana mushakira ahantu aba mushakira ahantu twamukodeshereza akajya kuba ikintu byose ni ibintu bishoboka byose none se nta kuba ufite ubwoba koko ibisimba imbwa inzoka ibiki bishobora kukurira muri no shamba Kende kubona rero njya mbona abana ba muri rigori nkabona ndeba mwishamba hakugira ngo we mwishamba muri rigori pe muri rigori nta mbwa yagusanga nta kiko rigori biri mu mujyi ariko se hano mwishamba kweri ariko none birumvikana ko uri umukobwa n'undi rigori yo mu mujyi abajama b'Ikigali babasinzi n'ibiki bagufata ko ntabwo boroshye yego bacanye ku maso nabo rwose wumvaga muri wowe biri buze kugenda gute cyangwa se urumva biri buze kugenda gute muri njyehe ukuntu nyumvaga navuga ati icyama n'urwaza rukankuraho oya icyo gitekerezo ntukakigire kubera ko kugera kuri ntago ariko gupfa no kumva ko ubaza ukagukuraho ibyo neza natwe twazamutse imisozi twinjiye mu ishyamba cyaze ngo tuwukore so umusaza afise telefone afite telefone na bungu afite telefone wowe ha telefone ufise yarakanyambuye nako yarakanyambuye nimero yo wawize ku mutwe yego nimero zindazize kameraman uraza kuniza telefone amene nimero y'umusaza wenda muhamagare ndamubeshabesha dusanga hanga ndamugenda mubaza ati ese niba umwana muvukana mu maraso urumva wishimiye kumubona yicaye hanga niba ari umuntu wenda ufite umutima niba ari umuntu ufite kuba wahanurwa kumva ndabizaraza kunyumva baratahana kameraman wantiza telefone yaho gakeya tukamuhamagara na telefone adushiyemo nimero Shyamo yo nimero mutipe tumuhamagare twumve niba yatwumvira niba ari umuntu wumvira araza kameraman ya mbere okay amagare numwe ari kwivugiraho se Allo bimeze bite se bro umeze neza ntabwo watumenye jewe ndi umunyamakuru ariko ibintu nagushakira nta bibazo byatari birimo ubwo ahantu twicaye na kamera yawe umunyamakuru kuri YouTube channel bisanzwe ariko arona nicaye na kamera yawe umuntu avuga ati ikintu nshaka kuganirizaho sinzi niba waba umuntu kayisa ukaba waduha iminota mike cyane ukaza hano turi tukaganiraho gakeya niba nta kintu bigutwaye wihangane kabisa sister Paul wihangane unaza hehe ahantu twicaye nakurangira niba wumva ko nta kintu byagutwara ukaza ishaka gusanga ibintu wenda twashaki cyangwa umfashe ikimana n'abantu niba buri kiri ibintu bafashanya mwana ushaka kuzosanga wenda bigufite imwinyungu wega buriya ntuzafasha umuntu kubera ko ukeneye ko nawe gufasha bandi twege ntabwo tujya tuva mu rugo mani nta muntu mani gahunda tugiye kugirana umunsi kamera n'icamba kare kugorana bro simuzane ntabwo ukameze aragorana none se bwira mani igihugu mani ibyo okay basi fata kamonto ugenda kishura unsange hano ahantu bitwa kunuza niba urusengero rw'Ade pe niba ari ibiki haraga ishamba ririmo uzamuke mu twicaye nayo nibereye muri job mwana we bizubwiriza nayo ni job mwana nayo ni job ni job bro nayo ni job ushaka kugira mu inyungu ihangano cyane wagiye ni job mwana nago nagwamagarira ubusa iyihe job se mwana ngwino urayibona bro ngwino urayibona naribi ngwino urayibona ngoga kuva amahudu wandabo yati job ni ikimana nago ngende nkubitega gatatu ku mihanda mu ikirenge cyane mwana ku busamana Swambwe se kujugurira ubundi bite mugwira we nta kibazo giye nuza gusanga ngiye ukubwira ubusa ufate nk'imbwa wihangana wagiye musa ndagukupa kabisa n'umaraga ufite kameraman y'umuntu none se bro none yanze no kuvuga yabyihoriye kuvuga jama yicecekeye umva se umusa yes bro basi se akazi uri gukurukura ngahe ku munsi yego rero tujye gitanu mwana nta kibazo bifate nk'akazi bitanu ugenda biguhereza sister ihangane ugiye kuza ariko mu rusahura mubwa ngibiyo ibintu bya fresh sana byana
oya we bifate nk'akazi ibyo bita ahantu hari urusengero bitwa ngo ni ngo ADP hano muri Gikondo noneho hari agashamba kari hafi yago oya humura kabisa kamera reka tumutegereze sister pole kabisa ihangane gifite impamvu cyagifite n'iherezo yego igifite impamvu cyagifite n'iherezo kandi nta kintu n'ibintu bidashira wirira rero uce ngo ugire ikibazo kindi kuba twakugezeho twakubonye nta kintu uri buhure nacyo kibi nta nundi muntu akongera kugira nabi kuko twe twakubonye abantu dukurikirana nabo bakubonye ibintu utaza kurira ari kwihangana ndabizi birababaje cyane kubona wicaye udafite cyefo cyawe guru kamera ihangana kuriho kamera twe tuganira bisanzwe utegeze umutipe ko ntago tuzingaragira ngo hajya namwe mukomeze mutegeze kabisa reka dutegereze hamwe no mutipe ngerageze uburyo ndamubesha basi tumuganize twumve namwe mudufashe muganize no muri comment mutipe mutane pe cyesa ikindi kintu yakora ndabona turi hano bro nguriya arikaraza kabisa twamaze umwanya munini tumutegenda kika murabona n'ikirere ko cyahindutse gatira nko masaa 8 atugezeho saa 10 yanje nakuvyanga umusore wacu ariko ndabona araje kabisa eka ayamubonye ariko ndikubona teka ratone kanza ndamuhamagara kuri telefone sister ihangana araje ndaje byageze ndamuganiriza mwumve niba hari ukuntu byagenda kabisa bro komeza uzamuke ndi kukureba zamuka mwana raba ruguru zamuka muri agashamba nyine turi mwana ruguru kamera mangore reba ruguru reba hano siko mbona se nakubonye bro zamuka kabisa kamera mangore yaraje amatipe ndiko nayo no muraranda gaske sister yatangiye kumwe ibintu by'ibitabe byari yatangiye afite imyaka 17 mukuru wanje rero baguje 20 byaramuyobotse ni musaza wanje nyine ndenda mukurikira aranduta bro bimeze bite se man bimeze neza sohoza man neza kandi base wagira ngo hari ibintu bubonye muri wowe ukabana nabyugo byishimiye meze neza iki uyu mwana arantu muzi ntago muzi reka kondeba musasa kondeba musasa ukabana arantu muzi mani iki ni ikigo ry'Imana umuntu muvukana kuri twa ni ikigo gye sitihanganye mani mdemu ni ikigo ry'Imana reka ahubwo se mu yanga gute nese mani kuki wakoze ibintu nk'ibi ngibi ibi bintu sumusa ese bro ni ibi nguma magaremo man sibyo wifuje se ndahanga ukwambwe bona ahantu muzi kandi murasa erega iyo umuntu yakugigije ibintu byana Imana uramukwamuka mwihoroka mugendo kamutahuza man yakugigije nese mani awusubundi nizi gahunda nzanye mu man uzicuza nicuza kangaye sister ihangane sibyo ihangane nese bro ni ibingi bumamagara mu ari kwambwa ngo nakazi karimo neza mwana nese ega buriya turi kwisi oya nago turi kubayo kubera abantu aya ntabyo abantu nabyo kaya kazi ukora nako umunsi umwe ariko iyo sister ihangane wirira erega ari kurana yo uri guhoza nese wibaza bine bintu bitabaje umuntu yibe araye mu ishamba mwana narare mane banze yumve mane se umuntu nimbara mubwiye akanga kumva wumva wabigenze sister ihangane ubwo nawe mubize ibyo wanyifurije ihangane birashira ntakidagira kubera iki koko banza wumve urumva banza uryame mwaho ngaho kambikemo narakubwiye ntabwo wumvise ko kugurishira imitungo y'amabaseka abumubwiye ngo mugurishe tugurisha imitungo nyuma se muhite murira amafaranga mujye amafaranga urangije amwirukana mu nzu kandi ndamwirukana kugira ngo mbigurishe neza yaranyirukanye ihangana ariko ihangane niwe wabyite banza wumve nyaho kambike maho ngaho nawe uzicuza iki se nzicuza kangahe kuri iyi si turabagenzi nta muniga wicuza uzanyifuza utakivuye ntabwo ngenda nifuza ibigogi uraba nka ahantu ziko ariho yaraje ariko mani reba urumva twe turi muri hasi ya danje nta mafaranga dufite nta niritoboye mani umudemu ndamubwira dore ngo ni sister mani ubwo nabanje kumwengeza ko ni ikigo gini inura ikigo gwanza kumwirega turavukana kwa data no kwa mama ariko nyine kwera kari ikigo ginako reka naho twishobora gura ngo nzamenye ko
ko nziranye nawe mu mari umubwire ngo tugurishe iminuzi imizigo ya data naheza bigire yange mani ko tuyisumba ngiye nese mfata umwanzuro nk'umuntu mu tableau mita murabura fresh ambwa ati komereze mani nzikwamira ukwaje ariko nawe mugaruke ngiye nago mara umwanya wanje watemani uza kunyereka kino kigo ry'imani ngo ngiye ngo nagari ikigo bro ni ikigwanike utaza no kuvuga nabi mane nago hita umuntu ngo ni ikigo gikwira bro ni atari ikigo gisemani akuza amafaranga umufungo wemo badoha ngiye narashatse umukira agiye kudukubita amafaranga ya danje mani nyuma surumva amafaranga yaza gushira ngo gutamujanye oya amafaranga yo kugira ikintu tumarira tukagabana mani buri wese akimenyera ibyo ubuze ko ari kubimenyera hanga n'indi uri kubimenya ariko amatungo arahari usanga aryamye arahishimiye se urabibona ko nahishimiye nonkuye mu mitungo hangane ufite itage yagifite n'uhereza sibyo nago wapa waba niba muvukana koko niba ari amaraso yawe urumva nago nge n'amaraso nakareka urumva ufite umutima w'abantu nge naramwirukanye ntazagaruka imbaranze ko dufata amafaranga mani izabikubaza izabimbaza ntacyo biri konzi naho nayo kabisa nawe rero hano twabaye inyamaswa pe ubasikana igende mabisiganye nese ubu ngubu urabona nese basi wakirengagije nibazo mufitanye oya nta bibazo nta bifitanye nawe ubona uri ko oya gumana nawe uragiye mana ndagiye ko basi muherekeza muzone mu rugo uramwemera kaza aza kugira uti wamucyuka ajya kumucyuka gaza kugira uti akonze bacu mani zabikubaze Kigali 250 nago urugendo rwiza none se uraza kwihangana umva se bro mwana basi mbwira ikintu ushaka nkukora agiye cyose ariko nago mwana mfite hano je nahita mujyana bro umva nyene basi nyumva simana nk'ibintu ko wakora nyene oya mwana ibyo ngene bwo oya nakiba mvuye mu rugo umbwiye ngo urashaka kumpa amafaranga ni job Imana cameraman nese urananyukisha ma 5k sana ni bitanu uri gushaka ni 5k sana basi tugende ya mwana umuvane hariya urana ugende mugire umugore mani ngiye ntago ura umukobwa nakubida bitanu nese jewe mi biceri byanje ahubwo nese ugende kumfatira amafaranga oya mereza gushaka nese akazi nabwiraga agomba gukora wagakoze kare nako wakoze mwana ahubwo amafaranga yanjye ntago turakizwa na leta kintu no twari reka twari no goti mpereza ntabyo wumva byadanje oya ngiye nyine amafaranga nakunye amafaranga cameraman waje amafaranga cameraman wakoyo cameraman reka nyine twumvikane mwana twumvikane njye amafaranga njye mvanye mu rugo mani urumva umbwira ngo ni ibiceri bizima ujya kunyereka kira amafaranga ararutsa amaraso yawe ayaye maraso jewe y'umuntu nimba umuntu mubwiye ngo tugurisha imizigo akabyanga gusa urayabakira nese ukumva 5,000 ari bro je ntabwo ndi kubara nawe mani jewe genda umugire umugore genda umugire umugore cyose 5,000 byo urabibona sivyo uranduta urumva ariko ntago ntago twabana nta mbaraga mfite zo gupfusha urabababiri blood sivyo imbaraga mfite zafasha uya mwana akava mwari ya shamba ntago oya turabababiri musa turabababiri man cameraman turabababiri bro ibintu uko turabababiri man nese ushaka kugwana nanjye turabababiri nese ushaka kugwana nanjye ntago kugwana 5 nese waretse nkago turakizwa na leta waretse nkago mereza man 5k ntabwo waguruka ngaho utayama ibintu byadanje mereza man nta kare so ubona nkumeneye telefone wacu yigura wowe niyo nyigura ibi ni bitanu ubu turamutse ngena nagufashira code man kumbwira ngo uramvana mu rugo man ngo ibiciro nese uranzana mu bwo nkabura nese nashaka gukora wabikoze wowe ibihe dushaka gukora nambaraga ndushura bizi kandi wayibona sivyo kandi sinagona nawe sivyo ufite ibintu wanyoye ko urakongoza je ntago je imbaraga mfite za kizuye wewe wazaza nizo kabiri ntago mfite imbaraga zo guhangana nawe nakubwira ati umuntu igaho chicken ntaganza nizo rero uvuye mu rugo ako ibyo bintu ugura ufite mu ruki ntago wari nkubita niguze uko ariko neze bike ya kibiri man ikibazo ni iki neresi ibicwa byanje man byo tuza byose turabikwishurira ariko ureke umwana tumuvane hariya nanjye ntago wagwana nanjye ntago twahangana sivyo na ubu nagufashe man ntago wacika ibice byawe nabibonye reka reka ngiwe nago wari nkubise kugiye uri nkubise najya kwivuza nawe ahubwo se izi direde ndazihambuza mwana twakivuza ndazihambuza amenyo man twakivuza twese igiwe nago wari ne nta mbaraga mfite zo guhangana nawe none dishire hasi none nyine nta mbaraga mfite zo kugwana nawe sivyo none reka nkwereka imbaraga kankwereka none sasa ushaka iki tora nari bijyana ijyana ariko tugiye n'umwana tumukiza ningi nushakanye gwe nayo wapi chaka na mafaranga man ni na telefone ndayigwaje nsigarira aho ngaho ariko man cyeme ibiceri byanjye wigwana nanjye bro wigwana kuranyanduriza umwenda man cyeme ibiceri byanjye nambaraga bitezo gwana nawe kuranyanduriza umwenda kamera mavana kamera hamagara abaturage ntago ndi bugwana imbere kamera gusa bro ndahamagara abaturage mwana va hejuru genda hamagara abaturage kunyanduriza umwenda wa musore yo muntu genda ni kuko imanda tabaza n'irondo ry'amanywa
Kameraman wa vano kameraman muri kintu nikorera mwana. Vano kamera. Kamera jewe. Kameraman mureke. Kameraman ende kuza kumfasha